Yes, ni amakuru y'incamugongo arimo kuvugisha benshi mu karere ka Karongi nyuma y'uko umusore w'imyaka 30 akurikiranyweho icyaha gikomeye cyo kwica nyina wari ufite imyaka 68 y'amavuko, hanyuma umurambo we akawushyira mu ifumbire y'imborera. Iyi ni inkuru yateye ubwoba abaturage benshi, cyane cyane ko bikekwa ko intandaro y'aya mahano ari amakimbirane ashingiye ku mitungo y'umuryango. Ugume kuri iyi video kugira ngo tumenye uko byagenze n'icyo abaturage bavuga n'aho iperereza rigeze. Muraho neza bakunze bitoza TV Rwanda, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kanda subscribe ndetse unakande kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru mashya kandi yizewe aziye ku gihe. Uyu munsi turabagezaho inkuru ibabaje yabereye mu karere ka Karongi, aho umusore akekwaho kwica nyina nyuma y'amakimbirane ashingiye ku mitungo. Aya ni amakuru yabereye mu mudugudu wa Rugusa, akagari ka Rwufi, umurenge wa Mutuntu, mu karere ka Karongi. Amakuru yamenyekanye kuri iki cyumweru agaragaza ko umusore ufite imyaka 30 y'amavuko afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwishyura nyuma yo gukekwaho kwica nyina witwa Nyirambonizanye Esperance wari ufite imyaka 38 y'amavuko. Uko amakuru y'ibanze bigaragaza, uyu mubyeyi bivugwa ko yishwe kuwa gatanu, ariko amakuru aza kujya hanze ndetse no kumenyekana nyuma y'iminsi ibiri. Abaturage bavuga ko mbere y'uko ibi biba hari hasanzwe humvikana amakimbirane hagati y'uyu musore na nyina, aho impamvu nyamukuru bivugwa ko yari ishingiye ku mitungo y'umuryango. Nyuma y'uko uyu mubyeyi yicwa, amakuru avuga ko umurambo we wajugunywe mu ifumbire y'imborera iri mu rugo rwabo. Ibintu byatumye abaturage bahungabana cyane ubwo byamenyekanaga. Abaturanyi bavuga ko batunguwe n'aya makuru kuko nubwo hari hamaze igihe havugwa amakimbirane mu muryango, nawe ari gutekereza ko byagera kuri uru rwego rwo kwambura ubuzima uyu mubyeyi. Nyuma yo kumenya aya makuru, inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ndetse ukekwa ahita atabwa muri yombi kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwishyura mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye n'uko byagenze n'impamvu yabiteye. Aya mahano yongeye kwibutsa abaturage ububi bw'amakimbirane ashingiye ku mitungo, cyane cyane iyo adakemuwe hakiri kare. Abayobozi bakomeje gusaba abaturage gukemura amakimbirane banyuze mu nzira z'amategeko no kwegera inzego zibishinzweho kwishora mu bikorwa bishobora kuvamo ibyaha bikomeye nk'ibi. Turacyakomeza gukurikirana iyi nkuru kandi nitugira andi makuru mashya mu iperereza riri gukorwa tuzayabagezaho. Mwatubwira iki kuri aya mahano yabereye mu karere ka Karongi? N'iki cyakorwa kugira ngo amakimbirane yo mu miryango hadakomeza kuvamo ubwicanyi? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya wagenewe komenti. Niba wakunze iyi nkuru, kanda like, share na subscribe ku Itohoza TV Rwanda kugira ngo ukomeze kubona amakuru mashya kandi yizewe. Mwakoze cyane kudukurikira. Bienvenue kwizera niko nitwa, tubonane mu yandi makuru.